gutsinda inabi. Aho nabyumviye irurude nabwo muri kwa gusenga ngatega amatwi Imana ndi gusenga inzira y'umusaraba irurude nyuma ya jenoside kuko ndokotse nahise njya mu Burayi bari barantumyeho mbere ngo nzaze kwigisha ahitwa Palais Monial kuba gutanga ubuhamya bw'ukwezi ari umukiza bamenye ko ndokotse bavuga ati turacyagukeneye. Ubwo mu kwezi kwa karindwi hari session aho Palais Monial bantumaho none mbere yuko njya aho ngaho mvuye na Palais Monial numva mu France ubwo ndi mu France reka njye kubwira Bikira Mariya ibyerekanye n'ibikomere byanjye irude rero numvise kuko nyuma jenoside najyaga ndarandira nibaza ngo kuki nabaye padiri ko padiri ukigisha urukundo ugasarura jenoside nkararandira irude none nakiriye kuko numvishe Imana imbwiye mu nzira y'umusaraba ngo bariti akira umusaraba wawe. Mbonye Yezu yakiriye umusaraba we agiye kuheka mu nzira y'umusaraba irude nibwo numvishe iryo jwi rimbwiye ngo bariti nawe akira umusaraba wawe. Maze gufata ko jenoside ari nk'umusaraba njye sinongeye kurira ahubwo navuze ni bo umuntu ibintu arabivamwo ati nibwo rero naje gusanga uko byagenda kose ineza igomba gutsinda inabi, ngomba gutangira kwigisha gutanga imbabazi no gusabana imbabazi. Nabitangiye kare ubwo mezi 6 mu Buraya mu kwezi kwa mbere muri 1995 nibwo numvise ngomba gutaha kuba mu Buraya bishoboka umwanya wanjye mu Rwanda abantu babona bavuga ngo bakumva ngo ugiye gukora iki muri kiriya gihugu ntoya umwanya wanjye nturi mu ahangaha mu Buraya bari mu Rwanda ngiye gufasha abandi mu bikomere bafite nuko nagarutse ngera hano ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere muri 1995 mpita natangira nigisha nti uko byagenda kose turagomba gutanga imbabazi abarokotse abandi nabo basaba imbabazi. Abantu batangira baranyamagana rero ngo urarwanya insinzi abantu bibereye mu nsinzi ukababwira ngo gutanga imbabazi barimo abantutse bagize bati ariko uko nanzi icyo nkora yo untutse ndi gukora neza ntacyo bimbwira. None ubwo mara imyaka ingahe hano Kigali niho natangiriye kuko burya muri kapitali no haba umutwe kandi umutwe urwaye ntukavuge ngo ufite amaguru mazima. Umutwe warwaye umutwe niwo utembereza byose mu mugiro. Navuze nti nintangira ngaha nzamfashira abanyarwanda muri 1997 rero nyuma y'imyaka 2 nigisha muri uyu mujyi ariko ngera no hirya no hino ariko ndi hano ndi Inyamirambo nubwo musengero wanjye uretse kwita Imana Yohani Damascene bimenye Imana yavuze ati ndagukeneye kongera kugaruka muri diocese kuko tuba twarasezeranye kumvira nibwo nasubiye ariko mbere nabwo cyahoze cyangwa hari ameze nabi ntakone kugenda ngo nigishe kabiri nijya interahamwe zari kumpitana ziri hari Bukavu ubwo zari zamaze kuva ni Bukavu noneho mbere urumva mvuka Icyangugu nka paruwasi yari yampushije Nyamasheke aho narindi uzi ko kera bagenda bwakwitiranya umuntu warokotse sinzi ko interahamwe zitari kumpitana kandi navukaga Icyangugu bari bazi ko bishe na mama n'iki cyose n'umuryango wanjye ariko narindi hano rero none nkabanza ngafasha abantu nasubiye Icyangugu noneho ubwo bantegereje kuko baravuga ati biri bari dari gukora nyamara n'umupadiri wacu ubwo nagiye atari abantu bumva bagomba kunyica ahubwo noneho ari abantu baje bashaka umukiro ku buryo nagiye no muri paruwasi mvukamo ngiye gusimbura umupadiri ugiye muri Amerika cyo n'amazi amezi 2 dukora isengesho ryo gusabira abarwayi buri gihe buri wa gatandatu nibwo twarikoraga buri gihe buri wa gatandatu abantu baza ari benshi ku buryo none ibintu byari byahindutse urumva bambonaga umuntu ubafasha ndabambonaga mu mwanzi. Hanyuma rero naje kuba padiri mukuru rero wa paruwasi ya Mushaka nabwo ntanabyumva cyane kuko navandi ariko njyewe ndibona njyewe ndevangelisateur nigisha evangelii muri rusange kungira
shyira muri paruwasi muranzingazinga simbona uko mfasha abantu benshi. Ariko ndibuka umusenyeri avuga ati oya mugomba kumfasha. Ati ntawe ndi kubona abapadiri mukuru iriya paruwasi. Ndagenda nanamubwira nti njyewe ni imyaka 3 gusa. Ndabona ngakomeza ubutumwa bwanjye nsanzwemo. Ati ni imyaka 3 gusa. Ariko namazeyo imyaka 11 kuko mpageze yabaye nkwibagirwa. Kandi nanjye uko ngenda mfashe iyo paruwasi nagendaga numva kwankura wabunyishe kuko ari byo twagombaga kuba twageze. Biri byo kunga abantu biki ko byari byoroshye. Byaje buhoro. Ndibuka ko mpageze kandi mu gihe cya sinode ikiriziya gatolika. Noneho ndababwira nti musenyera nyoreje ahangaha sindi kubona ukuntu ushobora kubayobora mumeze nk'abicaye mu matongo. Nimukomeza mutya buri wese yizingazingiye mu mutima we agahinda, nimushaka gusabana imbabazi, nimushaka guhana, ntibishoboka muve muri ayo matongo. Ntangira kwigisha inyigisho zibatura nyine. Ndigisha bamwe bati ariko buriya buriya ninzanye mwokaje ariko buriya ntashaka kutukuramo amagambo. Nuko nigisha ariko burya wigisha ukurikije n'intuza utanga n'ubuhamya. Ubwo rero noneho ubwo nigishaga muri paruwasi nkigisha no mu buroko. Naho umuniye w'uburoko wa gereza cyahoze ari Cyangugu. Ubwo noneho muri iyo gereza hari hafungiyemo n'umugabo wari burugumestre w'icyahoze ari Karengera aho mvuka, hari nawe wicishije umuryango wose arawumara barimo na mama. Ubwo nuko nigisha nawe aza akajya yumva nigisha mbigisha gutanga imbabazi, ko imbabazi zibohora, akumva ndi kuvuga yuko kinabuze n'uwo mbabarira ko abantu bishe ariko njye narangije kubabarira ku mutima. Bataratera intambwe ngo gusaba imbabazi. Oya bari bataratera intambwe. None amazi iminsi uranyumva nigisha kubyerekeye no gutanga imbabazi, mvuga ko njye namaze gutanga imbabazi mu mutima wanjye ko nabuzuzi nsaba. Nibwo twaje guhurira Nyamasheke muri iyo paruwasi nari ndimo mu gihe cya jenoside, aho jenoside yansanze. Icyo gihe yaje gutanga nawe ubuhamya nk'umugororwa yari yamaze kubohoka kubera inyigisho nari naratanze mu buroko. Atangira kujya nawe abwira abantu ko bagomba gusaba imbabazi y'ibyaha byabo. Aza rero aje gukangurira abaturage gusaba imbabazi nk'umunyoro wari umaze kubohoka mu mutima. Ahura nanjye rero bari bantumyeho kuko ngoze gutanga ubuhamya cyagiye basabaga amakuru ngo nanjye nze kuvuga ku byerekeranye uko nabonye jenoside muri Nyamasheke ko ni padiri mukuru. Turahurira uwo mugabo rero baravuze ngo mbere yuko ngiye icyo mvuga ndashaka kwanza gusaba padiri mukuru wa paruwasi Mushaka imbabazi kuko ngo nishe ngo ninjye wishe umubyeyi we abene wabo ngo bose batikire kuri komine ayoboraga yamaye. Iki mpinda mushyitsi mvuza n'induru ariko ndihangana ndagenda musanga kuko navuze kandi nigisha gutanga imbabazi. Ndagenda ndamubwira nti mu izina rya Kristo ngenda kubabariye wa mugabo we, ndakubabariye. Noneho turafureka twese nyine twinende kurira ariko numva ndakize. Ndetse byari n'imyamba ngo gutanga imbabazi ukagera n'impuhwe. Nibwo nagendaga nibaza uriya mugabo buriya koko yemeye imbabazi namuhaye. Nibwo none naje kumva ngo umwana we bamwirukanye mu ishuri kuko umugore we yapfuye afunze. Ubwo abana ntibageraga kirera. Noneho mbyumvise n'abandi mbonye ukuntu ngiye wa mugabo kumwereka ko kinamugira imbabazi kandi bikwiye ku mutima. Niba yazinsabye zikwiye ku mutima simbizi ariko ngiye kuzimuha kuko mwereke impuhwe. None ubwo uwo mwana we namufataga nzajya nkurira ujye uzumbwire. Nyuma y'umwaka nibwo nyina wabo yamuhamagaye ateze padi kwadufashije ku mwana wa mbere, none n'uwa kabiri nawe yatsinze mushiki we. Ese numva nishimye ntiyamaye ntibakibuka ko se yishe mama bampaye n'uwa kabiri nawe ntacyo nawe naze nawe ndamufasha. Ubwo bose nyine barangije. Umuhungu nyine afite imyaka 28, umukobwa afite 25. Umuhungu yize ibintu bya construction, ubwo ashobora kwiyubakira agatera ibiraka kukweza ubwubatsi. Abubatsi ntibajya babura n'ibiraka. Ubwo ndabandi peferi save ashobora kubura ubuzima bwe. Buryo niwe waje ambwira ati ngenda ndashaka medicine ubuganga kandi burahenze bumara igihe kirekire.
ndagumye ko narabyemeye umwaka utaza abadogiteri ariko kumva nishimye ko ineza yatsinze nabi ngiye ubwo warakomeje uramwishyurira nawe hanyuma none ubuhamya rero nibwo bwamfashije burya muri paruwasi yego kuko ababonaga baje kureba amafaranga ngo dore babana ba padiri none nabyigisha abantu nabo bati tubigenze dute natwe ati ntabwo ni akazi kanyu dore uko njye mbyumva atazabazwa amaraso yanyu ibyo mbigisha nanjye nibyo nkora nuko njye nahinduye abakristo ba paruwasi ya Mushaka noneho nabo batangira kugenda batanga imbabazi basaba imbabazi utangira no kujyana mu yandi maparuwasi agiye atandukanye kuko abapadiri bamwe bagendaga bampamagara ati ngwino natwe dufasha yego iminota ndabona iri kugenda idusiga wenda ibanga wakoresheje ni ibanga rikomeye cyane rijyanye no kwigisha ibyo nawe wabashije gukora ariko dusoza noneho n'ubuhe butumwa ushobora kugenera abanyarwanda baduteze amatwi muri aka kanya nuko iminsi myiza iri imbere yacu iminsi myiza iri imbere yacu ineza igomba gutsinda inabi inyigisho z'ubuyobe zabayeho ariko kandi noneho twakira urumuri naho ubundi iminsi myiza iri imbere yacu icyo nakifuriza abanyarwanda rwose twabaye mu ngoma z'umwijima sibyo twabaye mu ngoma z'umwijima turi mu ngoma y'urumuri n'ukuri wese nagerageze rero kwakira uru rumuri turimo buri wese yishimire kuba umunyarwanda kandi umukristo ahari abyumve mbere y'abandi kuko umukristo ni umuntu wumva ukuri none turi abanyarwanda uko ni ukuri nibyo byagiye biduteranya kutagendera mu kuri tugashyira imbere amoko kandi turi abanyarwanda umukristo rero ngenda babwira nka padiri umukristo yumva ukuri umukristo utumva ko umunyarwanda ari byo bya mbere yaba ari umukristo kuba umunyarwanda nibyo bizakuraho ironda koko ryacu turi abanyarwanda tubishyira imbere kandi umukristo agomba byumva ko umukristo ari umuntu wumva ukuri kandi ukuri ni uko turi abanyarwanda hano hari umuntu wabajije ikibazo ngo padiri ntasohoke muri studio atatubwiye ibintu byibuze bitatu yumva byamatse ubuzima bwe adashobora kwibagirwa kuba narabaye imfubyi zishobora kuzabyibagirwa kuba narageze umubyeyi nka mama yampaye icyo bita personalite ari umugore akaba n'umugabo ntabwo nta complexe y'ubupfubyi nigeze ngira icyo ni icya kabiri cyanshimishije hama kuba ndi umusaserodoti wa Nyagasani si ibyo yashakaga yego iki cyari ikiganiro twagiranye na nyakwigendera padiri Ubaridi Rugirangoga mbere y'uko yitaba Imana twagisubijeho mu rwego rwo kumuha icyubahiro Imana imuha iruhuko ridashira gutsinda inabi aho nanabyumviye